masengesho turimo kwitegura kongera kwibuka urupfu n'izuka by'umwami wacu Yesu Kristo, kuko wamutanze kugira ngo umuntu namwizera azahabwa ubugingo buhoraho. Ndagushimiye rero kubw'umukozi watoranije uyu munsi kwangwa azavuga amagambo yawe, amagambo y'imbaraga, amagambo y'ubugingo. Nuko nanjye ndasenze ngo imbaraga zisumba byose nizimukingirize, umwuka wishobora byose umuzeho cyane, imbaraga zisumba byose zibe muri aya materaniro. Ubwiza bw'Imana buboneke ku muntu wese wateranye. Dukomeye data wa twese amashyi, uhagaritse imbaraga z'ikuzimu. Dukomeye data wa twese amashyi, uhagaritse imyuka mibi y'abadayimoni. Dukomeye data wa twese amashyi, uhagaritse imbaraga z'abarozi n'abakonikoni. Dukomeye data wa twese amashyi, ufashe mira imyuka yo mu kirere. Dukomeye data wa twese amashyi, ufashe imitima yose yateranye ibyitekerezo ikabigomororera Kristo. Urakoze kubanye n'umukozi kandi ukabana natwe bateze amatwi mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Mumfashe Imana twongere tuyishimire, tuyikomere mu mashyi kandi ababyeyi bayivugirize impundu. Turambure ibiganza byacu tuyihereze icyubahiro. Imana yaratsinze, haleluya, kandi iracyari ku ngoma. Haleluya, haleluya. Ingoma yayo ni iy'amahoro masa. Mbere ya byose reka mbanze nakire umukozi w'Imana, umuhanuzi Edouard, asuhuza iri teraniro. Rambura ikiganza basuhuze. Muraza kumumva mukanya. Dushimiye Imana rero iduhaye uyu mwanya mwiza wo kuba mu nzu yayo. N'amasengesho dufite y'iminsi 2 atangiye none, tuzayasoza ejo, kandi n'ejo tuzaba turi aha ngaha, kandi nabwo Imana izaba iri kumwe natwe. Rero umuntu wese uri mu nzu y'Imana uyu munsi wagiriwe ubuntu n'Imana wo kuba mu nzu y'Imana, niyongere ayikomere amashyi ayishimire. Aya masengesho azajya aba ngaruka kwezi, kandi impamvu dusasa aha ngaha imikeka no kugira ngo n'abantu babishoboye bashobora kwicara aha ngaha, mwahicara nta kiba bitwaye. Ugafashirizwa aha ngaha nabyo ni byiza. Rero nisoza ndakoresha igihe gitoya, ndasoza nakira n'ubundi umwigisha wundi nawe akomeza, twinjira mu isaha yo kumva icyo Imana idushakaho. Dusome ijambo ry'Imana. Itangiriro, igitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, ibice 15. Ibice 15, ndahera ku murongo wa 12. Haravuze ngo, ku kirengarenga Aburahamu arasinzira ubuticura, ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Uwiteka abwira Aburahamu ati, menye neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abandi, nabo bazababaza imyaka 400. Dusome kandi ibyahishuwe, igitabo cy'ibyahishuwe, igitabo gihera cyahishuriwe Yohana, ibice 16. Ndasoma umurongo
wa 15 gusa. Byahishuwe ibice 16 murongo wa 15 haravuze ngo dore ndaza nk'umujura, dore nzaza nk'umujura, hahirwa uba maso akarinda imyenda ye, kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Imana idufashe cyane. Rero mbahaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Hari abantu akenshi baba bamenyereye kumva ibintu byiza cyane, ariko ngewe ijambo Imana yampaye ni iri ngiri. Intego rifite ni intego yo kuba maso. Kuba maso. Ndifuza ko mwareba ahangaha mugatega amatwi mukumva iby'iri jambo. Kuba maso. Ndakwifuriza kuba maso. Turaza kumva n'ibindi kandi twumvishije n'ibindi, ariko ijambo riri ku mutima wanjye nahawe n'Imana kugira ngo mbabwire ni ijambo rivuga kuba maso. Iri jambo kandi rimaranye iminsi, ntago ari ijambo rije uyu mwanya, ahubwo nimaranye iminsi kukubwira ngo ba maso. Ndaza kuvuga umumaro wo kuba maso n'ingaruka ziterwa no kutaba maso. Ziterwa n'ibitotsi umuntu agasinzira. Ariko kubera ko Imana iduhaye ibi bihe byo kuba imbere yayo, turayisaba yongere kuduha kuba maso. Hari igihe ushobora kureba ko umuntu areba ariko atareba asinziriye. Kuba maso. Kuba maso. Mu minsi ishize narasinziriye, nkuko nawe ujya uryama ugasinzira, ndarota. Muri uko kurota nagiye kubona mbona umuntu ufite ubutunzi bwinshi, ameze neza, mubona imbere yanjye. Mu wundi mwanya mbona yasinziriye, ibyo yaruhiye byose barabitwara. Nongera kumubona ari umukene uri inyuma y'abandi bose. Nsobanurirwa iri jambo ry'uko nkwiye kubwira itorero ry'Imana bakaba maso. Kubera gusinzira kw'abantu baribwe, ari mu buryo busanzwe abantu baribwe, ari no mu buryo bw'umwuka abantu baribwe. Mbwirwa ijambo ryo kukubwira ngo ba maso. Kuba maso. Imana idufashe cyane kugira ngo tubashe kubyumva neza. Kuba maso. Iyo dusomye muri Matayo ibice 24 ku murongo waho wa 42, naho tuhasanga ijambo rivuga ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wacu azazaho. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyirinzu yaramenye igihe umujura azaziramo, yabaye maso ntiyamukundira gucukura inzu ye. Kuba maso. Abantu benshi babuze iby'ingenzi kubera ko basinziriye, baribwa. Abantu baribwe nta kintu bagifite. Kuba maso. Iyo uri maso ntago umujura yaza kukwiba ngo bikunde. Iyo akoze ku rugi asanga uri maso, ntago yatobora inzu ngo yinjire mu nzu. Ariko iyo umujura aje kukwiba agasanga usinziriye, arakwiba ibintu byose akabitwara.
kuba maso. Imana ibidushoboze. Hari umuntu wabaguze kera afite imbaraga, afite ijambo ry'Imana ryinshi rihagije, wakongera kumuhamagara ngo akuganirize ugasanga ibyo yari afite byose byamushizemo kubera ko atabaye maso. Umujura yaraje yiba ubutunzi yari atunze asigariraho, ntago yabaye maso. Iri jambo rirakomeye, nanjye ryanteye ubwoba. Inyungu zo kuba maso nuko udashobora kwibwa. Iyo uri maso nta muntu ushobora kukwiba ureba, ariko iyo wasinziriye uribwa. Abantu benshi bamajije kwibwa kubera ko basinziriye. Barasinziriye. Hari n'abasinzira bareba kagira ngo arimo arareba ariko asinziriye. Mukanguke, mube maso, tugeze mu bihe bibi. Nutaba maso uzibwa, kandi uzibwa iby'igiciro. Abari bazi kutunze bazakomeza kukwibeshya ariko ubutunzi wari ufite bwaragiye. Hari abantu benshi bari bafite ubutunzi, bafite imbaraga zo gusenga Imana, kandi basenga Imana ikagira ibyo ikora mu ruhande rwabo, ndetse ikumva n'amasengesho yabo ikagira ibintu hindura, ariko kubwo gusinzira baribwe. Hari abantu bibwe iby'agaciro, bibwe amasengesho. Hari uwasengaga iminsi 3, agasenga 5, agasenga 6, ariko hari umuntu duherutse kuganira arambwira ngo no gusenga iminsi 2 ntiyabishobora, yaribwe. Reka mbabwire ko Satani ari umujura, kandi yiba abakristo akabiba iby'ingenzi. Satani yinjiye mu bantu yarabibye. Hari abantu bari batunze gukiranuka, akaba atapfa gukora icyaha icyo ari cyo cyose, ariko kuko Satani yakwinjiranye usigaye utinyuka ibintu byose ukabifata nk'ibisanzwe, waribwe. Satani yatwaye iby'ingenzi, abantu yabamaze ubwoba. Kera iyo wabaga wakoze icyaha wasangaga umutambyi, wasangaga umukozi w'Imana ukabanza ukatura, ariko kuri iki gihe ntacyo bitwaye, ntacyo bivuze. Abantu baramenyereye. Igihe cyose uzabona iby'Imana umajije kubimenyera, uzamenye yuko wibwe. Satani yarakwibye. Umujura, Satani ni umujura, yaratwibye, yatwibye iby'agaciro. Hari amarira wajya gurira ugeze imbere y'Imana, ayo marira ntukiyarira kubera ko Satani yakugezeho, yarakwibye. Ntabwo ukirira ugeze imbere y'Imana ngo wumve ufite ubusabane hagati yawe n'Imana. Waribwe. Satani yaratwibye. Hari umwenda utatinyukaga kwambara, iyo wabambaraga wabonaga biguteye isoni, ariko nta kintu bikikubwiye kubera ko Satani yakugezeho, yatwaye iby'ingenzi, yarakwibye, ubona ntacyo bigutwaye. Satani yaratwibye. Satani yaratwibye. Imana itubabarire cyane. Nyamara twari dutunze, ariko ntago tugitunze kubera ko Satani yatwibye, dusigariye aho. Ariko icyatumye atwiba nuko yasanze tutari maso, dusinziriye. Asanze dusinziriye adutwara iby'ingenzi. Muri aya masengesho ndifuza gusaba Imana ikatugarurira ibyacu Satani yanyaze. Abantu barasinziriye, abantu barasinziriye. Abantu bajyaga bagira umwete
wo gukora imirimo itandukanye mu nzu y'Imana, ariko kubera ko Satani yakugezeho ubwo butunzi yarabujyanye, wumva ntacyo bikubwiye. Hari n'umuntu wagiraga icyacumi, atatanga icyacumi akumva kimucira urubanza, ariko ubwo butunzi Satani yabugezeho arabwiba, usigaye wumva ntacyo bitwaye. Satani yarakwibye. Satani yarakwibye. Wajya kugira urukundo ugasura abantu abo udashoboye gusura, ukabasengera, ariko byagushizemo, uravuga ngo nicyo gihe tugezemo. Ntago ari cyo gihe tugezemo, ahubwo warasinziriye. Satani arakwiba ibyo ashaka. Ahuraga n'umuntu afite ikibazo ukamugirira impuhwe, ariko impuhwe zarashize. Satani yarakwibye. Impamvu yakugezaho akakwiba, yasanze usinziriye. Ariko ijambo ry'Imana ratubwiye ngo iyaba nyirunzu yarazi ko umujura azaza, ntago yasinzira. Yaba amaso akarindira uwo mujura, yakora ku rugi akamubwira ati ndi maso, ariko kubera ko wasinziriye waribwe. Akenshi nibyo turabishaka, ariko se urabika hehe aho wakagombye kubika ko hadafunze harangaye? Hararangaye naho kubika ufite. Uyu munsi nugusaba Imana ikatubabarira, kandi ibyacu Satani yajyanye Imana ikabidusubiza. Haleluya. Imana ibidusubize. Inyungu zo kuba maso ni nyinshi. Iyo usinziriye ureba, ugenda wambaye ubusa ukagira ngo urambaye. Buri impamvu ugenda wambaye ubusa ukagira ngo urambaye, nuko usinziriye. Satani yarakwibye ntukireba. Abantu ntibakireba. None se umuntu yabareba akagenda yambaye ubusa? Satani yarakwibye. Urasinziriye, kandi duhura nawe ugenda, ariko Satani yarakwibye. Imana itubabarire cyane. Impamvu uvuga ibyo ubonye byose, impamvu wandika ibyo ubonye byose n'ibikojeje isoni, nuko usinziriye. Usinziriye ureba. Umuntu aherutse kunyereka message yandikiwe n'umuntu w'umugabo ufite urugo, ayandikira umugore. Arangije kuyandikira umugore, umugore ayiha umugabo we. Ndebye iyo message sanga iteye ubwoba, ariko sanga ikibazo gihari, uwo mugabo arasinziriye. Asinziriye areba. N'ibitekerezo birasinzira, ukagira ngo umuntu arimo arareba ariko asinziriye. Ikigaragaza ko asinziriye, ayo magambo ntago yarakwiriye kuyandika, ariko kubera ko abantu basinziriye barimo barandika ibintu bitandukanye, ukabyandika bishobora no kugukoza isoni, bishobora no kugukoraho, ariko kubera ko abantu basinziriye barimo barandika ibyo babonye. Ni ibitotsi. Hano barasinziriye. Umuntu arakubwira ijambo, ukibaza niba iryo jambo akubwiye yaritekerejeho. Iyo aritekerejeho se gutasinziriye, apfuye kurivuga kubera ko asinziriye yarivuze. Ibibazo dufite, twarasinziriye. Iby'ingenzi by'agaciro Satani arabijyana. Iyo uri maso ntago wibwa. Iyo uri maso nta kibazo ufite. Reka ngaruke ku ngaruka mbi zigaragara mu gusinzira. Ibitotsi birica. Ibitotsi bigira gute? Ibitotsi birica. Ibitotsi birica. Utuku yabaye mu iteraniro Pawulo yari arimo. Aba hagati y'iteraniro, ariko aba hagati y'isi. Ngo yari ari mu idirishya. Ubwo havugwaga ijambo ry'Imana, utuku arasinzira yikubita hasi.
yagize amahirwe asanga iryo teraniro Pawulo ririmo aramukiza. Wowe ushobora kuzagwa mu iteraniro atarimo ugapfa bikarangira. Ibitotsi bigira gute? Birica. Umuzamu wo mu rugo twigeze gutaha nijoro, imvura yari irimo iragwa, twari tuvuye mu masengesho, byari nko mu masaa 7 saa 8, imvura nyinshi irimo iragwa. Aje gufungura urugi, n'izi nzugi basunika, tuvugije ihoni kubera ko yari asinziriye, urugi yararusunitse arurenza aho rwagombaga guhagarara, ruragenda rutarumwikubitaho. Ngiye kubona mbona ntiyongeye kunyeganyega, ndavuga ntarapfuye. Yarishwe n'iki? N'ibitotsi. Tweguye urugi dusanga asigaranya kuka gake. Ntago ninjiye mu rugo, nahise mugeza kwa muganga. Na n'ubu ngubu ubwo bumugara cyabufite kubera ko atabaye maso. Yatekereje ko twatinze hanze tuvuze ihoni, w'icyo yakoze yaraje asunika urugi ararurenza rumwikubitaho hejuru, ahita ahwera. Kubw'Imana agarurirwa ubuzima. Ibitotsi birica. Ibitotsi urimo nutabivamo mu ntangiro z'uyu mwaka wa 2024 birakwica. Ntago uzasoza uyu mwaka ufite ubuzima. Ibitotsi urimo uririmba, ibitotsi urimo mu mwanya uwo ari wo wose, nutabivamo birakwica. Ntago uzasoza uyu mwaka ufite ubuzima. Ariko kubera ko twaje imbere y'Imana, tuyishimire ko iri budusubize ubuzima. Haleluya. Imana ishimwe, iradusubiza ubuzima. Ibitotsi, ingaruka z'ibitotsi. Ibitotsi ni bibi. Aha muri korali y'icyumba hari mwene data umwe, uriya wateraga ikorasi yitwa nde? Ari wowe ntago uzi ingaruka z'ibitotsi. Byagenze gute? Ejo bundi mu minsi mikuru tuba tuvuga ibintu bifatika. Ibitotsi ni bibi. Bari mu kazi na mugenzi we barasinzira. Bamaje gusinzira abajura barinjira mu kazi aho bari bari. Barabiba, bucya mu gitondo barimo baragenda ugira ngo nta cyabaye mu kigo. Ariko abashoferi begereye imodoka basanga ibintu babimazeho. Babajije bati byagenze gute? Bati twasinziriye. Izo ni ingaruka z'iki? Ni mukanguke. Kuko nusinzira Satani yiteguye kukwiba. Twasomye iri jambo, twasanze ahangaha mu byahishuwe ngo dore nzaza nk'umujura, hahirwa uba maso akarinda imyenda ye, kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Abantu imyenda yaribwe. Nje kukubwira ngo rinda imyenda yawe. Iyo myenda niba yitwara, abakubona barabona ko wambaye ubusa. Rinda iki? Kuko igihe umujura azira ntago wakimenye. Kurinda imyenda ni ubuhamya, kuba maso. Iyo utagize ubuhamya bwiza, abantu bakubona wambaye, ariko abamenye ubuhamya bubu ufite bakubona nk'uwambaye ubusa. Gira ubuhamya aho utuye, aho ukorera. Kanihute. Twasomye inkuru z'umugabo Aburahamu.
uyu mugabo Aburahamu yagize amasezerano akomeye yahawe n'Imana. Dufite amasezerano atandukanye twese, ariko iyi sezerano utaribereye maso ugasinzira ukorwa n'isoni. Abantu benshi bishingikiriza ku masezerano, ariko kugira amasezerano udakiranuka bingana no kuba utayafite. Mbere y'uko Imana ivugira mu iteraniro igatanga amasezerano, uzajya ubanza wigenzure, wisuzume, urebe ko bikwiriye. Mbere yo kuvugana n'Imana ubanza gukuraho ibidatunganye. Haleluya. Amen. Mwana wanjye ibintu bikomeye sinzi ko azongera kumpa gahunda ku wa kane. Biko azongera kumpa gahunda ku wa kane. Ariko tugomba kubabwira ukuri. Haleluya. Amen. Ubundi kugira ngo uhure n'Imana ni ukwikorera, kandi kugira ngo ukorere ni ukubutunganya. Haleluya. Amen. Iyo udatunganye ntabikwiriye. Amateraniro nk'aya ngaya Imana yavugiramo igatanga n'amasezerano atandukanye, ariko ukaba wicayemo uzi ko usinziriye, umaze iminsi ndetse n'ibitotsi byakugizeho ingaruka, urirwa wivuruguta mu byaha bitandukanye, warangiza ukavuga ngo Imana yavuganye nanjye. Mbere yo kugira ngo ivugane nawe, banza wemere kuri mubi, banza wemere kuri umunyabyaha, uyisabe imbabazi. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abera bo mu isi nibo mfura yishimira bonyine. Ese wagirana gahunda n'Imana gute uri umunyabyaha? Kugira ngo ugirane gahunda n'Imana, Imana ikurebe ikwishimire, ikwita umwana wayo, nuko uri imfura yishimira. Kandi kugira ngo ube imfura yishimira nuko udafite ibyaha. Kera wajya guza ahantu nkaha umaze nk'iminsi 2 ukavuga ngo ngiye imbere y'Imana. Imana yabwiye Mose ngo banza ukweture inkweto, kuko aho ugeze ari hehe? Arahera. Abantu barimo barajya hera bambaye inkweto. Ntago twabarenganya, baba basinziriye. Buryo iyo umuntu asinziriye akora ibidakorwa, ariko iyo umuntu adasinziriye akora ibikorwa. Nigeze kujyana n'umuntu umwe wari ufite ibitotsi, nawe yasinziriye, yankojeje isoni. Nari mujyanye ahantu muri famiye, ntago nari nzi ko afite iyo mico. Icyambere yankoreye, tukigera aho muri saro baravuze ngo urabibona ahantu ugomba kwinjira wakuyemo inkweto. Yari yambaye inkweto ziriho ibyondo, ngewe nzikuramo. Naho ngaho hari inkweto nyinshi z'abantu barimo aho ngaho. Ndinjira, wa wundi yanga gukuramo inkweto, arazinjirana. Akigera imbere, akana gatoya karavuga ngo papa, ngo dore nguyu yazanye inkweto aha ngaha, kandi yanze kuzikuramo. Hari igihe wiha akanyabugabo ugatambuka, ariko ugakorwa n'isoni. Nudakanguka ngo uve mu bitotsi urimo, uraza kugera aho uri buze gukorwa n'iki? N'isoni. Ariko mugize umugisha wo kuba muri iri teraniro. Haleluya! Umugisha ukomeye wo kumenya ko usinziriye, ahasigaye ugasaba Imana ikakumaramo ibitotsi, ukongera ugasubirana ubuzima. Wa mugabo yakozwe n'isoni, baramubwiye ngo ibyo umwana yakubwiye ntago byumva. Abwo rero yatangiye ngo umwana, ati hoya, ati umva ibyo uwo mwana akubwiye. Yajyanywe n'umwana. Iyo wanze kwihana, kanga kwemera ikosa, ugakomeza ugahanyanyaza, hari aho bigera bikanga ugaseba. Ushobora kwemeza abantu umwaka umwe, imyaka 2, ugafata mikoro bikemera, ugakora ibintu byose bikemera, ariko hari igihe kimwe Imana ibirambirwa ugaseba. Wa mugabo yasebye 2. Yaragiye akuramo inkweto, arangije gukuramo inkweto, yarafite ikibazo, ariko yari yaciye mu mazi, kandi inkweto zari zaracitse munsi,
amazi yinjiye mu rukweto. Noneho hageze bati nakuremo n'amasogisi. Cya kirenge kimaze umwanya mu mazi, urumva ukuntu kiba kimeze, kiba gifite ibibazo byinshi. Yenda iyo yihangana agafatiraho. Tugeze ku meza rero, ndashaka kukubwira ngo nutaba amaso ngo ibitotsi bigushiremo, aho tugiye kujya imbere uzahura n'ibibazo utazashobora gukemura, uzaseba. Ariko wari ukwiye gukemura ibibazo mbere yo kugira gute, mbere yo kuseba. Mu kanya tugiye kumva iby'Imana ituvugaho, ariko ni ngombwa ko tujya kurya twakarabye. Twahereye kare twatura, ariko abantu barabimenyereye, byabaye iby'umuhango. Kwihana no kureka. Tugeze ku meza barabanje baravuga bati hano dufite ibyo kunywa. Bati tuguhe iki? Niwe bahereyeho ngo mubizane byose. Bati dufite icyayi, dufite amata, dufite fanta, dufite ji, dufite n'ikivuguto n'ishyushyu. Ariko wari ukwiye kureba uwo mugendana. Hari igihe ibitotsi ufite ubitezwa n'inshuti yawe. Hari igihe ibitotsi ufite ubitezwa n'uwo mubana. Ufite umurimo ukomeye, niba wowe utari mu bitotsi ukamubwira ko akwiye kubivamo, ukabimufashamo. Ibitotsi bigira ingaruka nyinshi, kanihute. Iyo twaye imodoka ufite ibitotsi irakwica, kandi natwe turi mu muhanda. Nutava mu bitotsi ntaho uzagera. Barakaye abakristo banyu bo kuwa kane. Muri kubyumva? Ibitotsi, muve mu bitotsi. Reka ngaruke kuri uyu mugabo witwa Aburahamu. Nari mbabwiye ko Aburahamu yavuganye n'Imana ibintu bikomeye. Haleluya. Imuha amasezerano akomeye. Ariko uyu mugabo witwa Aburahamu ajya aho ibitambo byari biri, ashinzwe kwirukana inkongore kugira ngo zitaza ku bitambo. Ijambo ryatubwiye ngo ku kirengarenga Aburahamu arasinzira ubuticura. Ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Aburahamu arasinzira. Amajije gusinzira, inkongore ziraza zegera iki? Bitambo. Imana irababara. Abantu barasinziriye. Umurimo w'Imana barawica. Abantu barasinziriye, bakora ibyaha batari bakwiriye gukora. Ariko dore ingaruka mbi zabaye kuri Aburahamu. Icyambere, icyaha cyo gusinzira kwa Aburahamu cyamugizeho ingaruka, kigira n'ingaruka ku rubyaro rwe. Imana itubabarire. Uwiteka abwira Aburahamu ati menye neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi. Kutagira gakondo ngo bazaba abashyitsi. Icya kabiri ngo bazakorera abandi imyaka ingahe? Imyaka 400. Byatewe n'iki? N'ibitotsi by'umusaza Aburahamu. Kandekera aho ngaho dusenga Imana. Murumva ingaruka z'ibitotsi? Bitotsi ni bibi. Umuririmbyi yararembye ngo uzasinzira ugeze ryari wa munyabitotsi. Ibitotsi bya Aburahamu byateje akaga umuryango wose. Niko ababyeyi barimo barakora ibyaha, bakazana umuvumo, bakawuzana mu muryango, bagateza ibibazo umuryango, kandi ari icyaha cy'umubyeyi. Ibitotsi bya Aburahamu byateje ikibazo gikomeye cyane. Yarasinziriye ntiyaba amaso, umurimo yari akwiriye gukora ukora nabi kubera ibitotsi by'ikirengarenga. Ikirengarenga ni iyi minsi tugezemo. Turi ku mugoroba, turi mu munsi w'umugoroba, turi mu kirengarenga. Uyu munsi w'ikirengarenga rero
abantu barimo barafatwa n'ibitotsi bitandukanye. Nababwiye ko iyo usinziriye utunze, ibyo utunze barabitwara, ugasigara uri umukene kandi wari ukize. Hari abantu bakennye kubera ko basinziriye, Satani arinjira arabiba. Tugeze ku kirengarenga, n'uyu munsi n'iki gihe tugezemo, urasabwa kuba maso. Ntago navuze haleluya nyinshi kubera ko ntazirimo, kandi harimo abantu basinziriye. Mbere rero kugira ngo dusabirwe umugisha n'Imana, iri jambo niryo ryaje ku mutima wanjye kugira ngo turiganireho, mbabwira ngo nimukanguke. Gusinzira bigira ingaruka nyinshi kandi mbi, mvuze nkeya kubera impamvu z'igihe. Tugiye gusenga Imana, twubike imitwe yacu dusenga Imana. Ntago ndenza, ndabona n'igihe cy'umwigisha kigeze. Tugiye kugusengera, nitaye ku rwego uriho n'icyubahiro ufite. Warasinziriye, urangije gusinzira wibwe iby'agaciro, batangiye guhaguruka. Nawe haguruka, haguruka tugusengera Imana. Murakoze cyane, turabasengera muri aho, ntago ari ngombwa kuza. Waribwe, nukomeza umeze nk'uwibwe, urabizi neza nta by'umwuka ukigira, byagushizemo, warasinziriye. N'ibitari iby'umwuka ntabyo ufite, warasinziriye. Kandi nawe utarasinzira, tugeze ku kirengarenga, ni igihe cyo gusaba Imana imbaraga kugira ngo iturinde gusinzira, kugira ngo tudakora amahano. Hano barasinziriye bakora amahano. Mubyeyi, waretse kwihagararaho ko navuze ngo mufite amahirwe. Nagerageje gushaka utuntu twiza biranga, utuntu twiza nk'icumi nari naduteguye ariko biranga. Ndavuga ni byose ni kimwe nuko bimeze. Wahagurutse tukagusengera, kuzi ko wibwe. Urashaka ko tuvuga mu izina n'ibyo wibwe? Murakoze cyane. Noneho uze kwakira ubuhanuzi uri muzima, ariko Imana dukorera ikweze, igutunganye, ikubabarire, iguha imbaraga. Ibyo wibwe Imana ibigusubize. Murakoze mwebwe muhagurutse, cyahaguruka. Mubaririmbyi mwo kwihagararaho. Uwumva agomba guhaguruka agasaba Imana imbabazi. Twibwe mu buryo butandukanye inshuti. Twaribwe. Kora urugendo urebe uko wahamagawe, niba ari kukiri. Nusanga ari kukiri, nta bintu wibwe, wicara ushimira Imana. Ariko nuwitekerezaho gasanga hari ibyo watakaje, n'umwanzi, n'umujura, Satani yarakwibye. Reka dusenge Imana. Umuyobozi wa gahunda yavuze ngo batangira kuvuga Mwami Yesu, abantu bagahita bahaguruka bati rwose wagiye uhaguruka kare. Twasenze, twabasengeye, ariko ijambo ryose riza rifite impamvu yaryo. Aburahamu ntiyari afite amasezerano se? Murumva ibibazo byabaye kubera ko ku kirengarenga yasinziriye, bitewe n'umunaniro n'umwijima. Murakoze cyane. Akoze b'Imana muhaguruke dufatikanye gusenga Imana. Mfite agahinda kenshi cyane, komeje kubitekerezaho no kubisengera, nkumva binteye n'ubwoba. Abantu baribwe kandi bibwe iby'igiciro gikomeye. Abahagaze murambura ibiganza mvuga Imana itubabarire. Mwongere ngo Imana itubabarire. Uhereye none ufata icyemezo cyo kuba maso, nubwo bigoye ariko ube maso. Mana ishobora byose, turagushimiye muri iri teraniro.
iri ni ryo jambo ushimye ko ryumvikanira mu nzu yawe. Abagabo, abagore, abasore, abakobwa, twarasinziriye, Satani arinjira aratwiba, dusigara turi mu mirimo ariko ntacyo dutunze. Iby'igiciro Satani yarabijyanye. Duciye bugufiya muri iri teraniro, muri aya masengesho y'iminsi 2. Satani yatwibye gusenga, Satani yatwibye kwiriza, Satani yatwibye byinshi bitandukanye mu buzima bwacu, ariko ijambo ryawe ritwemeje ko twagize intege nkeya kandi imitima yacu irabihamya. Dusabye imbabazi duciye bugufiya, babarira buri wese ubyiyemereye, mweze kandi umutunganye. Ibyo twibwe byose ufite imbaraga zo kubitugarurira. Turagushimiye kubikoze, tugukomeye mu mashyi kubw'imbabazi zawe. Ababyeyi bakuvugirije impundu, ayo mashyi ni ayawe, ayo mashyi ni ayawe, ku mbabazi utanze, kutugarurira ibyo twibwe, kongera guhindura amateka yacu. Twari tumaze kuba iciro ry'imigani, twari tumajije gutakaza agaciro kuko iby'igiciro Satani yabijyanye. Tugukomeye mu mashyi, utugaruriye ibyacu. Tugukomeye mu mashyi, udushubije agaciro twari twatakaje. Turagushimiye kuri muri iri teraniro Mana, turambuye ibiganza, tuguhaye icyubahiro. Amen. Mana, turakwereka umukozi wawe ugiye gukomeza avuga ijambo ryawe. Ntabariwe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Iri teraniro ukomeze ubemo, ukora imirimo n'ibitangaza, bikomeze kuba uko ushima kandi bibe uko ushaka. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Haleluya. Mushumba wacu Imana igire gute? Imbaraga n'amavuta menshi. Amen. Haleluya. Twakomeze kuryoherwa, twatanga icya 10, nitwatanga amaturo mu bisege kandi dushyiramo ituro rishyigikira icyumba cyo kuwa 4 kugira ngo twongere turarike, no kuwa 4 tuzararike, n'ikindi gihe tuzakomeze kurarika. Tugiye rero kumva ubuhanuzi bwinshi, tugiye kumva ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi buri furu. Reka duture twihutishije kugira ngo byihute rwose. Twumve ijambo ry'Imana. Nanjye ngiye gutura. Nanjye ngiye gutura. Karibu, reka duture twihutishije. Nta kindi kintu nshyiraho tutari twatura. Karibu duture, karibu duture. Umuntu witwa Mukamurenzi Françoise naze ashima Imana. Mukamurenzi. Mukamurenzi. Mukamurenzi.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Mureke dushime Imana kuko yakoze byinshi kandi kuba tumuko abazima n'umwuka n'ubuntu bwayo. Ikitumye amagara no nshima Imana ni ibintu byinshi ariko nageza guca muri makeya kugira ngo ne gutwara umwanya w'abandi. Cyambere gitumye nshima Imana nuko yampaye abana beza kandi kama abana bazima Imana ihabwa icyubahiro. Ikindi nyishimira nuko yahaye umwana wanjye w'umukobwa urugo rwiza. Icyo ngiki cyumve muranyishimira ku mutima ariko nkivuze muri rusange kugira ngo numve ko mbese icyifuzo nayihaye yacyumvise. Ikindi nshimira Imana 2006 narwaye uburwayi bukomeye njya mu bitaro hafi yo gupfa Imana irandinda icyo gihe sinapfa ubu ntago mba nkibukwa. Iryo nishimwe nshimiye Imana. Hanyuma 2010 nabwo naje kugira ikigeragezo umuntu mu muryango tuburana iby'amasambu angirira nabi. Nabwo icyo gihe byageze mu rwego rukomeye cyane ubu ntago mba nkibukwa. Urwo n'urupfu rwa kabiri Imana yandinze. Imana ihabwa icyubahiro cyinshi cyane. Hanyuma 2019 nabwo nagize ikigeragezo nabwo bangaburira ibinkuraho ariko Imana iba mu ruhande rwanjye irabindinda. Imana ihabwa icyubahiro cyinshi cyane. Uburyo mbivuga murabivuga nihuta ariko umuntu byabayeho we arabikurura nkuko nanjye mbikurura cyane. Hanyuma ikindi kintu gitumye nshima Imana cyane ejo bundi mu ijoro ryo kuwa kabiri saa 7:03 z'ijoro ubu ngubu rwose abanjye baba bakirimo kurira. Ibyo bintu byatumye mvuga ngo reka nzatera intambwe n'amashimwe yose ntamubukije mbashe kuyatambukiriza rimwe. Ubu njye nkora akazi k'ubusekirite. Hanyuma kuwa kabiri mu masaa 7 hajojobye ubujojobo. Bagenzi banjye dukorana buri umwe yari yicaye ukwe undi yicaye ukwe undi yicaye ukwe. Hanyuma bose baza kuza hafi hano hari inzu y'urubaraza kugira ngo bugame. Noneho njyewe aho nari nirambitseho ngo nduhure umugongo muziko abadamu tugira ikibazo cy'umugongo akenshi. Ndirambika kugira ngo numve ko umugongo waruhuka. Mugenzi wanjye acometse telefone aho nari ndambitse umutwe hari prise. Mugenzi wanjye azacomeka telefone. Amaze gucomeka telefone yayicometse mu masaa 5 izo saa 7:03 ya telefone yaraturitse itirikira ku mutwe wanjye. Haleluya! 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 Asante Yesu. Telefone yaturikiye ku mutwe wanjye. Imana yabaye mu ruhande rwanjye. Nisanze nirutse sinzi ko nirutse. N'abagenzi banjye twese nyine twirukanka. Tugeze hepfo nibwo nasubije amaso inyuma bamwe nsanga basa nk'abafatanye umuriro wabakuruye ariko Imana iba mu ruhande rwacu twari abantu 5 nta numwe wagise ikibazo. Ubwo nese ntekereza ukuntu avuye mu rugo ngiye mu kazi ntekereza ukuntu umuryango ari kumva ukuntu ngo nashirire byo nari kuba nashiririye nta nubwo nari kuba nkigaragara. Mpita nibukana bya bindi Imana yagiye zampfu zose Imana yagiye indinda. Ndavuga nibingibi ngomba gushima imbere y'ubwoko bwayo ikumva ishimwe ryanjye kuko byose bikorera bundi kugira ngo tuzayishime. Ibyo byatumye nibuka ubwo narukaga mu rusengero twari twasengeye hepfo hariya. Tarano rigiye gusoza muhanuzi abantu bavuga ngo Imana ikuyeho impfu zitunguranye. Nese kumva ko muri izo mpfu zitunguranye Imana yakuye muri uwo munsi iyo mba ntaje mu rusengero icyo gihe ntago nari gutanga nsubire mu rugo nari kuba nasabwe n'abadayimoni bari kuntwara. Nese numva ko yari za mpfu zitunguranye Imana yakuyeho nanjye ndimo. Imana muyimpera amashyi ya special n'impundu nyinshi cyane. 1 2 3 Pego.
reka twakire umukozi w'Imana. uriya mubyeyi isi Imana yarinze gupfa, buri Imana ntiyakoze.